urumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwese aho mujya hose rubabera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda nijoro ntihagire ikibakanga uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzi ubacamo icyanzu murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe simbura ibibarwanya wa mwanzi w'icyatwe ujya ubakurura mu cyaha nzamukubita ijanja mwimure muhumure naratsinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga we muraho ikaze kuri radiyo televiziyo impinduka tubashimiye uyu mwanya muduhaye tubashimiye kuba mwemeye kuza kubana natwe twiteguye kubataramira no kubasusurutsa ndetse no kubagezaho ibintu bishimishije ni byiza ko twongeye guhura hari abo twari dusanzwe duhura ariko aka kanya bigiye kuba umwihariko kuko radiyo televiziyo impinduka izanye umwihariko wayo muri aka kanya ndi kumwe n'abantu muzahora mubonaho bagiye kutuganiriza batubwire ese iyi radiyo imeze ite, ese iki gitekerezo cyavuye he, ese ni iki tugiye kwitegura kubona gishyashya. Mpereye kuri Jean Jacques Bosco, mwiriwe. Murakoze munyamakuru Jose ufite amahoro, nitwa Jean Jacques Bosco nkaba ndi umwe mu batekereje kandi bashyizeho iyi radiyo impinduka. Ndakeka ko turi bugire ibiganiro byiza na bagenzi banjye. Urakoze cyane. Undi nawe yakurikira akipresenta. Nge ni Kami Runyinya, mbasuhuza mwese ari abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda batari abanyarwanda kuko nabo tuzi ko ari benshi. Tukaba twishimiye kujya tubaha ibiganiro binyuranye ku ngingo nyinshi. Murakoze cyane Kami. N'undi turi kumwe nawe yabibwira. Nge ni Nzeyimana Ambrose, umunyamakuru avuze ko muzajya mutubona tubaganiriza ariko ntabwo turi aba gusa mubona hano, hari n'abandi bazaza mu biganiro bitaha. Nshuje abazakurikira iyi radiyo kandi tubasaba kuzayitera inkunga kuko tuzanye umuvuduko, ibitekerezo bishya, tuzabagezaho ibiganiro bishimishije. Murakoze. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Nge nubwo rwose ntabivuze ariko bamvuze, ndi Marie Jose ufite amahoro. Muri aka kanya nanjye nubwo nzaba ndi kuri mu biganiro by'iradiyo ariko munyemerere njye hanze ya radiyo hanyuma mbaganirize nk'umuntu wifuza kumenya ese ni iki kigiye gukurikiraho. Muranyemerera rero mpere kuri Ambroise, uravuze ngo muzanye umuvuduko, muzanye ibiganiro bishyashya. Ese ni iki gishyashya mutuzaniye kuri iyi radiyo? Igishya ni uko iyi radiyo uko twayitekereje, ntabeshye nararebye nsanga ari imwe mu maradiyo igiye ishyizweho n'abantu bageze kuri 10 na bangahe,
ni abantu rero twakunze kugaragara mu biganiro binyuranye muri iyi myaka ishize, cyane cyane nyuma y'aho Idamange ahagurukije abanyarwanda agira ati muhaguruke murwane kuri gakondo yanyu. Icyo ni igishya, igikorwa yatangije rero turi kugikomeza. Iyi radiyo yacu dushyizeho ni ukugira ngo uyu muyoboro ube igikoresho cyo gukomeza uru rugamba yadutangiriye. Ako ni agashya, ni uburyo bushya bwo kugira ngo tuzagere ku mpinduka, ni naryo zina ryacu, impinduka twifuriza u Rwanda rwatubyaye. Murakoze. Murakoze cyane Ambroise. Kandi mwatubwiye ko tugiye gukora ibiganiro, mbese misiyo ya radiyo televiziyo impinduka izaba iyihe? ni iki mwimirije imbere? Urakoze Marie José. Icyo iyi radiyo televiziyo yacu igamije ni uguha urubuga abantu bose kuva ku mutoya kugera ku mukuru, ndetse n'abo mutarabona abantu batari muri politike, abantu se bakunda siporo, abantu bakunda imyidagaduro, ariko mu buryo mbese byatwungura ibitekerezo byo gutera imbere mu rwatubyaye. Rukaba ruza hano n'urubuga cyane abari n'abategarugori, kuko bari mu bantu bashobora gutuma impinduka ishoboka, kuko ijwi ryabo akenshi usanga ryarapfukiranywe, ariko kandi bafite byinshi bashobora kuvuga kandi bashobora kugeza ku bantu. Hakaba ari rero n'urubyiruko, abantu batoya bafite mu myaka 10 n'ingahe, 18 kugera muri 35, kandi batavuga ururimi rwacu, kuko batagize wenda amahirwe yo kuvukira mu Rwanda, cyangwa se bafite mbese wenda ababyeyi, umwe ari umunyarwanda undi ari umunyamahanga. Hari igihe biba bigoranye ko bamenya ikinyarwanda, cyangwa se hakaba hari abacyumva ariko batazi kukivuga, bavuga kurushaho mu ndimi z'amahanga. Aba rero nabo tuzabaha urubuga kugira ngo batubwire icyo batekereza nk'abanyarwanda, nk'abana bavutse bababwira ko ari abanyarwanda, ariko bakaba wenda batazi n'urwo Rwanda bavuga, ariko kandi bafite ikintu baruvugaho. Donc entre autres biri mu byo tuzashyiraho ingufu. Urakoze cyane. kandi ugize uti urubyiruko ruzaba ruhari, kandi si ngombwa ko ruba ruvuga ikinyarwanda. Bishatse kuvuga se ko hari izindi ndimi muzakoreramo bitari ikinyarwanda? Uwo ari we wese yatwibwira. Jean-Jacques Bosco, wenda niba utaravuga watubwira, ese murateganya gukorera mu zindi ndimi zitari ikinyarwanda? Ese ni izihe ndimi? Urakoze munyamakuru Marie José ufite amahoro. Barakoze bagenzi banjye bwana Ambroise Nzeyimana na Madamu Kami, nk'uko babivuze. Iyi radiyo impinduka koko izanye impinduka, bivuze ko abantu bari bamenyeye, ndavuga abanyarwanda bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda, ndetse n'abakunzi b'u Rwanda n'amahanga bakunda bita ku bibazo birebana n'u Rwanda, cyane cyane impinduka ya demokarasi, impinduka y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kwishyira ukizana, kugira umutungo wawe. Ibyo ni ibintu abantu bashaka kugira ngo bimenyekane mu ndimi zose. Kuri radiyo y'impinduka rero bazumva ibiganiro mu Kinyarwanda, bazumva ibiganiro mu rurimi rw'Igifaransa, ururimi rw'Icyongereza, ndetse n'indimi zivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, navuga Igiswahili. Turanateganya ko n'andi mahanga yagombye kumenya ibibera iwacu, cyangwa se akanatumenya n'inshuti zacu. Ntabwo ntibazatangazwa kumva Igishinwa cyangwa Ikirusiya, cyane cyane ko bashobora no kuba hari umuntu uri kubasemurira. Ntatinze mu magambo rero, nicyo nagira ngo mbivugeho. Urakoze cyane. Murakoze cyane Jean-Jacques Bosco. Ni byiza ko hazabaho izindi ndimi. Ntabwo dukunze kubona koko amaradiyo atubwira mu zindi ndimi cyangwa abwira abandi batari abanyarwanda. Ese ibi byaba bishaka kuvuga ko mu bantu tuzaganira bazaba ari abanyarwanda gusa, cyangwa n'abantu bo hanze bazaba barimo? Natubwira Ambroise.
agashya dushaka kuzana kuri iyi radiyo nibyo koko, kubera ko indimi z'amahanga tuzazibandaho nazo, nubwo ikinyarwanda kizafata umwanya munini kurusha izindi ndimi. Turagira ngo abanyamahanga nabo bazagira uruhare mu kuvuga ku bireba u Rwanda, bakungura ubwenge. Hari n'igitekerezo nagize, hari abantu dukorana b'abanyamahanga bazi ibibazo by'u Rwanda, nk'abo ngabo tuzajya tubazana tubabaze ukuntu babona ibibazo byo mu karere, batubwire, binatume abanyamahanga, abanyarwanda tutari dusanzwe tubwira ibibazo byacu barushaho kubimenya, kuko bizaba bivugwa n'abandi banyamahanga bivuga ko abo bandi batari babizi, wenda basigaye inyuma kumenya ibyo bibazo. Ndumva aricyo navuga ku byerekeranye no kuzana kuri iyi radiyo abanyamahanga bazajya bavuga ku bibazo bireba kiriya gice cya Afurika u Rwanda rurimo. Murakoze cyane Ambroise. Mugize muti koko n'abanyamahanga bazitabira ibiganiro kuri iyi radiyo yacu. None uretse abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, ni iki mwifuza kubwira ku babakurikiye? Ni iki mubatezeho? Ni iki mbese ni iki mwumva babafasha? Kandi watubwira, ndabona ari we wayo. Reka ngire icyo mvuga. Ngarutse ku bijyanye icyo koze n'indimi, ntabwo kuvuga ko tugiye kuzana agashya wenda twaba twisumbukurujeho gatoya. Hari n'abandi babikoze, ubwo twebwe tuzaba tuje tubunganira kuko birakenewe. Epi icyo tuzageza icyo dutegereje ku bantu ni uko twisunga ufite icyo ashaka kuvuga, ufite sujet topic ashaka kuvugaho, itari forcément politique, bishobora kuba ari n'imibereho myiza, bishobora kuba ari imideri, bishobora kuba ari uburyo je ne sais pas moi, imisozi mu Rwanda impamvu yitwa uko yitwa, mbese amateka y'u Rwanda atari amateka ya politike, kuko ayo ngayo nayo arakenewe kandi njye numva atavugwa bihagije, kuko hari nk'umugabo nigeze kumva rimwe ari kuvuga impamvu yavugaga Nyamirambo, impamvu yitwa Nyamirambo, ibintu nk'ibyo. Urumva ni ibintu nubwo mbere nari mbyumvise, boto ntabwo ndi mutoya ngo ndasinshidikanye ko hari n'abandi rero batazi nk'utwo tuntu tujyanye n'igihugu cyacu. Nkaba rero nshishikariza abantu bafite ibitekerezo bashaka kugeza ku banyarwanda, ari mbese amarembo arafunguye, tuzabakira kandi tubumve, kandi ndibwira ko abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda ndetse n'abumva izindi ndimi bazabishimiye kumenya utwo tuntu tundi umuntu atakunze kumva muri community yacu. Murakoze cyane Kami. Sinzi niba hari icyo Jean Jacques Bosco yakunganira ku bigendanye n'ibiganiro ndetse n'izindi porogaramu zizahita kuri radiyo televiziyo Impinduka. Urakoze madamu umunyamakuru, nabo bagenzi banjye babivuze neza kandi ndabashimye. Yenda icyo nakongeraho ni uko iyi radiyo Impinduka ntabwo yibagiwe ibikorwa by'abanyarwanda. Ndashaka kuvuga ba rwiyemezamirimo, izajya ibamamaza, inabatumikire. Yenda n'abashakisha babo cyangwa se bashaka kuyibuka, ntabwo nabo twarabatekereje, bazajya batanga amatangazo yo gushakisha kumenyesha bagenzi babo aho bari. Ndetse navuga ko hari n'igihe abantu bazajya bidagadura, ushatse gutura indirimbo nk'uko byabaga ku maradiyo yo mu Rwanda, akaba yatura indirimbo bagenzi be, abantu bakibukiranya utubyino, indirimbo za gakondo, mbese abantu bakidagadura. Ariko nanone ikintu tuzibandaho cyane ni ukwegera urubyiruko, abana batoya, ndavuga abana bato y'imyaka 3
kugera ku myaka n'abana b'imyaka 70 n'abana, ariko ubwo nahereye hasi tuzibanda ku rubyiruko ruri mu kigero nakwita cy'abangavu, ikigero cy'abari, tubegere cyane cyane ko kuri radiyo Impinduka harimo abadamu benshi cyane. Ibyo bizadufasha ku buryo ikintu cy'umuryango tugishyize rwose imbere muri gahunda zacu. Urebye hari n'ibindi byinshi bizagaragara, ariko mushonje muhishiwe. ugize uti mushonje muhishiwe. Rero abadukurikiye murumva ko gahunda irahari, gahunda iranoze, abazatuganiriza barahari, ndetse n'ibiganiro ndumva bizaba bifite udushya twinshi. Tukaba rero tubatumiriye kuzatuba hafi, kuzadukurikira, kuzaduha ibitekerezo byanyu, ndetse n'ibindi byose twibagiwe mukajya mutwibutsa, kuko burya ngo umuntu ntago yigira agirwa n'abandi. Ndahari kuko uhari, arahari kuko mpari, twese hamwe turahari. Aba rero mbatumiriye gukurikira radiyo televiziyo Impinduka. Sinzi ko mbere yuko kugira ngo dusoze hari uwaba afite irindi jambo atubwira, hanyuma tukagana ku musozo. Navuga akantu kamwe, ndasubira mu byo Jean Jacques Bosco avuze. Murahishiwe, kandi tubateze amatwi. Icyo muzadusaba kubagezaho tuzagikora rwose n'umutima n'umurava wose. Mushonje muhishiwe. Murakoze. Igihe ikintu nakongeraho ni uko n'abashaka kutunenga, bashaka kutwungura ibitekerezo bagira ngo tugire icyo dukosora, ntibizabaca intege, ntabwo tuzabaveba, kuko nk'uko Marie Josée yabivuze, tuzashobora gukora ikintu kuko mwabidushoboje. Donc les critiques sont les bienvenues, nk'uko bivuga mu Gifaransa. Ntimuzitangire, wenda muzareke gutukana, kuko gutukana ntabwo ari byiza, ariko gutanga critique zubaka, ibyo tuzaba tubikeneye. Murakoze. Murakoze abambanjirije. Icyo navuga ni uko naganiriye n'abantu benshi. Ndagira ngo icyo mwadutumye turagisohoje, turagishoje, iki kibi turacyuhije. Tuzakora ibyo mwadusabye, ariko namwe kandi muzadutera inkunga, nk'uko mudutezeho byinshi, natwe tutegereje ko muzadufata mu mugongo muri byinshi cyangwa se muri byose. Nkaba none nibutsa ko iyi radiyo Impinduka ifite intumbero zo kuvugisha ukuri, gutangaza ibintu by'ukuri, tukabitangaza mu bunyamwuga, mu bunyangamugayo, ku buryo ntabwo tuzabatenguha. Turabakunda cyane. Ni radiyo yanyu, ni radiyo yacu. Ugize uti ni radiyo yanyu, ni radiyo yacu. Nibyo koko twiyemeje kuba intumwa za rubanda, kandi twiyemeje kuba intumwa ziharanira impinduka nyayo kandi koko ikenewe mu karere kacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse impinduka ikenewe cyane cyane mu Banyarwanda. Ubwo rero reka dukomeze tureba neza, tubwirwa ibizakorerwa muri radiyo televiziyo Impinduka, ariko muri aka kanya kadufate akaruhuko gato. Hanyuma ndabashimiye bagenzi banjye twari kumwe, Jean Jacques Bosco, Kami, Ambrose. Murakoze cyane. Nge nari Marie Josée, ufite amahoro. Nibibuza gutuma wisazi, mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe utwikiza umuhisha umwotsi. Aho guhisha abakene, randura ubukene. Aho guhisha ubujiji, zamura ireme ry'uburezi. Aho kwica gitera we, icyo kibimutera. Aho kwica gitera we, icyo kibimutera. Aho kwica gitera we, icyo
wishe umunyakuri burya ntuba wishe ukuri bishe Yesu Kristo nibishe ubukirisitu bishe Steve Biko apartheid ubu ntiriho bishe Luther King Obama ba perezida bishe Isidori Blaise ubu mu buhungiro bishe Galile isi nizunguruka aho kwica gitera we ice kibimutera aho kwica gitera we ice kibimutera aho kwica gitera we ice kibimutera aho kwica gitera we ice kibimutera. tubahaye ikaze kandi muri sanga kuri radiyo televiziyo impinduka. Njyewe ubasuhuza nk'abasusurutsa nitwa Urujeni Gentil. Radiyo televiziyo impinduka igamije kutwigisha, kutumenyesha no kujya impaka ku by'iwacu mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Izajya inamamaza ibikorwa byanyu, ibatumikire ndetse muzajya mutura indirimbo ku nshuti zanyu, kuri bagenzi banyu ndetse no ku bakunzi banyu. Mwitabire gahunda za radiyo televiziyo impinduka, ituganirize kandi twisubize ijambo na gakondo yacu. Ducoce ingamba zaca ubuhunzi n'izimakaza demokarasi. Ducoce ingamba zo kwikungahaza. Mushyigikire radiyo televiziyo impinduka, twomore ibikomere, twumvikane, dusangiye igihugu, twimakaze agaciro n'uburenganzira bwa muntu. Tugire igihugu kigendera ku mategeko no kuri demokarasi. Dusangiye twese u Rwanda. Njyewe nawe turufiteho ijambo. Indangagaciro za radiyo televiziyo impinduka ni ukuri, ni ukutabogama, ni ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo. Murakoze. radiyo televiziyo impinduka. Nitwa Alex Dushime, nkaba ngira ngo mbashishikarize radiyo televiziyo impinduka ko itangiye ibiganiro byayo. Radiyo televiziyo impinduka ikaba izumvikana ku isi yose, ariko tukazaba twibanda cyane cyane mu Rwanda ndetse no mu karere. Kandi nkaba ngira ngo nshimire bagenzi banjye twafatanyije kugira ngo radiyo televiziyo impinduka ibe ishoboye gutangira ibiganiro byayo. Hanyuma rero mukazajya mufatanya nanjye mu biganiro bya demokarasi, mu biganiro bya tekinoloji ndetse n'ibiganiro bya siporo no kwidagadura umuziki. Ku biganiro bya demokarasi rero tukabanza tukibaza tuti kubera iki demokarasi mu Rwanda yakomeje kunanirana kuva u Rwanda rwabaho kugeza ubu ngubu. U Rwanda rukaba rudashobora kugira demokarasi. Ahangaha rero icyo radiyo televiziyo impinduka isanye ni ukwerekana ko igihe noneho kigeze cy'uko mu Rwanda demokarasi nayo ishoboka, abanyarwanda tukazaba dushobora kwigishanya uburyo tugomba noneho kwishyiriraho ubutegetsi budukorera nk'abanyarwanda mu nyungu zacu nk'abanyarwanda. Hanyuma byananirana ubutegetsi bukavaho hakajyaho ubutegetsi bukorera abanyarwanda twese, nta munyarwanda n'umwe usigajwe inyuma, icyo yaba aricyo cyose, aho yaba aturuka hose. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze, ni umunyarwanda. Nanone kandi tukazafatanya mu kiganiro cya tekinoloji, uburyo ki twakoresha tekinoloji. Murabona aho isi igeze, ko tekinoloji ifite uruhare rukomeye cyane cyane nyuma y'aho tugize iki kiza cya COVID-19. Ibintu byinshi cyane byakorwa kuri tekinoloji.
natwe tukazagira uburyo twigishanya ukuntu twakwiteza imbere muri demokarasi, ariko na cyane cyane mu mpinduka dushaka. Nanone rero muri siporo n'umuziki tukazafatanya, kandi muri siporo zose ku bakunzi ba ruhago n'izindi siporo zitandukanye, ndetse n'umuziki, kwidagadura namwe ntabwo twabibagiwe, murahishira. Murakoze rero gukurikira radiyo televiziyo impinduka, kandi nkaba mbashimira cyane. radiyo televiziyo impinduka izagira kandi umwanya w'urubyiruko. Nk'uko mubizi, urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Bityo nk'urubyiruko tuzahura, tuganire, twungurane ibitekerezo, yaba ku mateka yacu, yaba ku bumenyi bw'isi, yaba ku ikoranabuhanga, ndetse n'iterambere muri rusange. Tuzahura kandi twisanzure, twidagadure, yaba mu ndirimbo ndetse n'ubuvanganzo, yaba siporo ndetse n'ibindi byose abantu bahuriramo bidagadura. Ndabatumira rero kuzatuba hafi, cyane cyane urubyiruko. Tuzahabe maze twubake koko radiyo yacu, twubake koko igihugu cyacu, akarere kacu k'ibiyaga bigari, Afurika yacu, ndetse n'isi muri rusange. Njye ubatumira ndi Marie Jose ufite amahoro. Tuzaba turi kumwe mu mwanya w'urubyiruko. Ndambroze Nzeyimana uvugira kuri radiyo televiziyo impinduka. Mu rwego rwo gutangiza uyu muyoboro w'itangazamakuru, bagenzi banjye bansabye kugira ubutumwa ntanga ku ngingo ijyanye no guca ubuhunzi. Ntangira mvuga ko guca ubuhunzi bidashoboka. Ababigize umugambi wa politike barabeshya, n'ababigira umugambi wabo baba babeshya. Impamvu si yindi, ni uko guhunga biterwa ubwoba bw'urupfu rutewe n'abandi bantu cyangwa n'ibindi bintu. Ubwoba muri kamere muntu, uwaba atabugira yaba atakiri umuntu. Niba guca ubuhunzi bidashoboka, ni iki gishoboka? Igishoboka ni ukugabanya ubuhunzi, bivuga kugabanya ibitera ubwoba mu bantu, bagahitamo kurengera amagara yabo n'ababo bahunga. Ugabanya rero utubuhunzi. Mu yandi magambo, wagabanya utubwoba mu bantu butuma bahara byose, nuko bagahunga. Nuko kujya mu mizi itera abantu ubwoba. Kenshi guhunga biterwa n'ubutegetsi bubi, intambara, ariko hari n'abahungishwa n'izindi mpamvu zirimo inzara ndetse n'ibiza bidasanzwe. Guhunga byahozeho kandi bizahoraho. Bizahoraho igihe cyose hazabaho ubutegetsi bubi butita ku gaciro k'ubuzima bw'abenegihugu, buteza intambara, budaha abenegihugu uburenganzira bwabo bwo kubaho mu mudendezo, baharanira ibyabeshaho imiryango yabo. RTV impinduka yo ntije guca ubuhunzi, ije gutanga umusanzu wayo mu kugabanya ubuhunzi. Ije gufasha abenegihugu babishaka guharanira uburenganzira bwabo, kugira ngo aho guhunga bakore ibishoboka byose ubuhunzi bugabanyuke. Twese hamwe twiyizeye bihagije, uwo mugambi tukawugira uwacu, twazawugeraho. Twishimiye kubakira kuri radiyo televiziyo impinduka. Akaba ari radiyo televiziyo izabagezaho ibintu byinshi ku bintu binyuranye. Mu byo tuzaganiraho harimo n'ibijyanye n'abategarugori, abari n'abategarugori, kubera ko tumaze kubona ko ari abantu bakenewe cyane mu bijyanye no guhindura igihugu no kukiyobora. Nk'uko babivuga mu gifaransa baravuga bati qui éduque une femme éduque une nation. Ati urereza umugore abareze igihugu. Niyo mpamvu tushaka kuzajya tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ibyo abadamu bakora, ari mu bijyanye na politike, ari mu bijyanye n'ubundi buzima, abagore baba entrepreneur babasha guteza igihugu imbere, abahinzi borozi se, abacuruzi, abanditsi,
mbese muri domene zose umugore yitanga kandi agateza imbere igihugu cye. RTV yanyu yemera ko uburere buruta ubuvuke, niyo mpamvu izaha agaciro kujya inama no kumva ubuhamya ku burezi n'uburere twifuza mu Rwanda. RTV yemera imbaraga z'uburezi iyo butunganyijwe neza mu gutoza abantu imigenzo, imigirire n'ubumenyi hamwe n'ubumenyingiro bishya no mu kwagura ubumenyi n'ikoranabuhanga. RTV yemera imbaraga z'uburezi mu gukumira no kugabanya amakimbirane n'ivangura no mu kuba umusemburo w'impinduka. Kuri izo mpamvu RTV izaha ijambo abantu b'ingeri zinyuranye kugira ngo tujye inama ku ngamba zafasha mu kugangahura no kubungabunga ireme ry'uburezi, kubera ko guhishira uburwayi bw'uburezi si wo muti w'uburezi. RTV kandi izagaruka ku bagira uruhare mu kugena no kuvugurura imitunganyirize y'uburezi, kuko ntabwo ari ibintu bireba gusa leta, ababyeyi, urubyiruko, imiryango yigenga n'abakoresha bagombye kugiramo ijambo. RTV kandi izareba uko hubahirizwa ihame rikuru ryo guha abiga amahirwe amwe ku burezi bunoze hatitawe ku busumbane bw'imiryango bakomokamo. Radio televiziyo yanyu izagaruka ku kibazo cy'ingutu cy'ireme ry'uburezi. Abanyarwanda baca umugani ngo umwana apfa mu iterura, akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara. Aha twabihuza n'ikibazo cy'igwingira mu Rwanda, ariko twaba twavuga ko ari igwingira ry'uburezi mu Rwanda kuko bigira ingaruka ku cyizere abantu babugirira no ku isoko ry'umurimo. Twatanga urugero rw'ababyeyi bishoboye abenshi ubu ngubu basigaye bahitamo kubuhungisha abana babo, ndavuga uburezi bwo mu bigo bya leta by'umwihariko. Ababyeyi bishoboye basigaye bashakira abana babo amashuri mu mahanga, naho abashoboye kuyarangizamo nyine abana bandi basigaye barangije amashuri yabo mu Rwanda abenshi baba bazi ko isoko ry'imirimo ritabakira. Ni ikibazo rero cy'ingutu tugomba gukomeza kuzirikanaho. RTV kandi izagaruka ku cyabuze ngo hajyeho politiki y'uburezi isubiza agaciro mwarimu watindahaye, mwarimu kungahaza mu bwenge abo arera, mwarimu ubyarira igihugu abayobozi, mwarimu ntutindahare. Ni ubuhe mwanya uburezi n'uburere bigenera umuco nyarwanda n'ikinyarwanda? Nabyo bizajya biganirwa mu biganiro bya radiyo televiziyo Impinduka. N'ubuhe mwanya wo gutoza umwenegihugu ibijyanye no kubahiriza ubuzima bwa muntu n'umutungo bwite we, birebana na demokarasi no kujya impaka zubahana. Uburezi twese buratureba, si ubwa minisitiri wenyine, si ubwa diregiteri w'ikigo cy'amashuri, si ubwa mwarimu wenyine. RTV rero irabatumiye muze dufatanye tubuvuze igwingira, busubirane ireme ryabwo, burezi dukunda. Turabatumiye muze mufate ijambo, mwumvikanishe ijwi ryanyu, rirangire kuri RTV kandi rizubahwe n'abafata ibyemezo. Turabakunda. Muraho, nanjye mbahaye ikaze muri gahunda za radiyo televiziyo Impinduka. Ni impinduka kuko iyi radiyo televiziyo izanye ibiganiro bidasanzwe, ibiganiro navuga ko abanyarwanda bazungukiramo kuvuga ndetse no kwisanzura ku bitagenda neza iwacu mu muryango. By'umwihariko reka mbahe ikaze mu kiganiro cyihariye kizajya kigaruka ku mikorere n'imikoresherezwe y'itangazamakuru. Mu bihe tugezemo itangazamakuru ndetse n'iterambere biri kwihuta cyane. Benshi bakoresha imirongo y'imbuga nkoranyambaga kugira ngo babashe kuvuga icyo batekereza, ndetse hamaze kuboneka n'uburyo butandukanye bwo gusakaza amakuru mu buryo bwihuse. Ni gute ubu buryo bwadufasha koko kugera ku mpinduka? Ni gute ubu buryo twabukoresha mu buryo bwo gutanga amakuru ndetse tukabasha no kwisanzura mu bitekerezo? Iki kiganiro kizatumira benshi mu mpuguke mu bijyanye n'itangazamakuru, birumvikana abakoze mu itangazamakuru ndetse n'abahugukiwe n'amategeko agenga itangazamakuru. Turebera hamwe bimwe mu bihano bikunda guhabwa abagira uruhare mu kugira ibiganiro bijyanye n'itangazamakuru, baba bakoresha imbuga nkoranyambaga, baba bakoresha imirongo itandukanye ya radiyo cyangwa se televiziyo, kimwe se n'ibinyamakuru bishobora kuba byandika. Ese niki cyakorwa kugira ngo by'umwihariko mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko, ibi bihugu bibashe koko guharanira ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bwaharanirwa kandi bukagerwaho? Inshuti za radiyo televiziyo Impinduka, twongeye kubashimira kuba mwahisemo neza.
kubana natwe mu biganiro bya mbere byayo bibagize imfura mu bakunzi bayo. Tuzirikana kandi agaciro n'ubuzima bya buri muntu ko ari ntavogerwa kandi ko bigombye kurengerwa n'amategeko ya buri gihugu. Kuri izo mpamvu RTVI ntiyabura mu nteko y'abibutsa banakangurira inzego zibishinzwe ibirebana no kurengera uburenganzira bwa muntu. RTVI izateza imbere imyumvire ku ruhare rwabo bwashyiriweho mu kubwigarurira no kubukoresha. Hashingiwe kuri ubwo burenganzira bunyuranye, ibiganiro bya RTVI bizibanda ku byo mubamo mu buzima bwa buri munsi. Aha twatanga ingero uko mubona ubuzima n'umutungo bwite bya muntu byubahwa, bikubahirizwa, bikarengerwa, ndetse n'uko uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bwubahirizwa. Uko umuturage yiyambaza inzego za leta zishinzwe kwita no kurengera uburenganzira bwa muntu bushimangiwe mu mategeko igihugu kigenderaho, birumvikana iyo amategeko adacukubiri atanyuranya n'amahame mpuzamahanga ashimangira uburenganzira bwa muntu. Uko umuturage yiyambaza inzego mpuzamahanga zishamikiye ku masezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, iyo igihugu uhereye umwenegihugu cyemeje burundu amasezerano mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu. Icyo wakora mu gihe bamwe mu bitwaje inzego za leta aribo bakuvukije ubwo burenganzira wemerewe. Uko wahinduka ukareka kuba mporebuke, ukareka kuba bwoba, ahubwo ukemeza gufatanya n'abandi mu guharanira ubutabera mu gihe wakorewe akarengane cyangwa se mu gihe umuvandimwe wawe yakorewe ihohoterwa, haba mu nzego zo mu Rwanda, haba mu nzego z'ibihugu utuyemo cyangwa uri umwenegihugu, haba no mu nzego mpuzamahanga. RTVI iributsa ko buri wese ku giti cye, abantu bishyize hamwe ndetse n'inzego zinyuranye bafite uburenganzira n'inshingano zo guteza imbere ubwo burenganzira bwa muntu. Umuntu wese yaremewe kubaho mu bwisanzure no mu mibereho myiza. Iyi nshingano yo guteza imbere uburenganzira bwa muntu yashimangiwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwanzuro wayo wo ku ya 9 Ukuboza 1998. Murahirwa rero mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya radio RTVI. Muhishuwe byinshi, mudutelefone, mutwandikire, mutugezeho ubuhamya n'ibitekerezo byanyu. Muyishyigikire, musangize abandi ibiganiro byayo. Turabakunda, naho ubutaha. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe baturage baturiye ibihugu by'ibiyaga bigari bya Afurika ndetse namwe baturage b'isi, turabasuhuza, turabasusurutsa. Jye ubasuhuza nkanabasusurutsa nitwa Jean-Jacques Bosco, hano kuri radio RTVI Impinduka. Impinduka mu bitekerezo, impinduka mu mikorere, impinduka mu kubona ibintu, impinduka mu gukora ibintu, impinduka mu kwiteza imbere, impinduka mu guhangana n'ibibazo bya buri munsi duhura nabyo. RTVI Impinduka rero, kuba nta shaka ibogamiyeho, kuba nta gatsiko ishamikiyeho, kuba nta dini riyobora, izisanzura mu bitekerezo. RTVI Impinduka kandi nanone ifite kandi izanye umuganda wo kwigira hamwe no gukemura ibibazo bitumvikanwaho n'abanyarwanda, cyane cyane ikibazo kiswe kiganduga, ikibazo gitandukanye abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa, ikibazo cy'abakire n'abakene, ndetse n'ikibazo karande cy'ubuhunzi bwokamye abanyarwanda. Turabatumiye mu gutanga ibitekerezo, mu kwamamaza, mu kuranga no kurangisha, ndetse no gutura indirimbo mwidagadura. Murisanga hano iwanyu kuri radio RTVI Impinduka. Murakoze, murakarama, turabakunda cyane.